uyu munyarwandakazi yibwe ibihumbi 9,500 by'amadolari, amadolari 8,000 n'amanyarwanda 746. Yabyibwe na bariya basore babiri mubona, umwe witwa Mbonigaba Bosco akaba buri afite imyaka 29, n'uwitwa Bosco. Uyu Mbonigaba Bosco yari umukozi wa Ariane, hanyuma aza gusanga ahuze, afata amafaranga mu isakoshi ku kazi aho bakoreraga, arayatwara arirukanka. Yatwaye ari amadolari 9,500. hanyuma arayatwara ajya abanza kujya iwabo, arangije arakomeza ajya kuyahisha kwa mukuru we. Uriya mugabo Bihira bamwe Jerome ni mukuru we, aragenda arayamubitsa, aranamubwira ati mbikira aya madolari nayo nibye, nzakubwira ibyayo nyuma tuzayagabana. Ariane yahise atanga ikirego, barakurikiranwa barafatwa. Ubu bakaba bakurikiranweho ibyaha bitatu. Ibyo byaha bitatu akaba ari icyambere no kwiba, akaba ari icyaha gihanwa n'ingingo y'166 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo bihamijwe n'urukiko ahabwa igifungo kiri hagati y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, ndetse akiyongeraho n'ihazabu ya $1,000,000 kugera kuri $2,000,000. Icyaha cya kabiri ni cy'ubuhemu, icyaha giteganywa nayo n'ingingo y'176 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Aramutse nacyo gihamijwe n'urukiko ni igifungo kuva ku myaka 3 kugera kuri 5, hakiyongeraho n'ihazabu y'ibihumbi 500 kugera kuri $1,000,000. Ikindi cyaha cya gatatu ni uguhisha ibintu bikomoka ku cyaha. Iki cyaha kikaba cyihariwe n'uriya Bihira bake Jerome, kuko yabikijwe amafaranga azi neza ko yibwe arayabika. Ni icyaha nacyo, iki cyaha cyo guhisha ibintu bikomoka ku cyaha ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 247 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Akaba aramutse bihamijwe n'urukiko igihano yahabwa ari igifungo kuva ku mwaka umwe kugera kuri 2, hakiyongeraho n'ihazabu y'ibihumbi 300 kugera kuri 500. Uburyo rero yabikoze nabivuze, yacunze, yarebye ku jisho umukoresha we, ajya mu isakoshi ye, afata amafaranga, arirukanka ava ku kazi, aragenda aravunjisha. Mwabonye ko ayibwe n'ayagarutse ntabwo yagarutse yose, harayo uriya musore yabanje kwangiza. Ndavuga kwangiza yo gupfusha ubusa. Yaragiye abwira mukuru we ati yafate uyabike. Bayabika, bayacukura munsi y'urugo. Bamaze kuyacukura munsi y'urugo, ngo munsi y'igiti cy'umuvumu, barangije uyu Mbonigaba Bosco asubira i Kigali. Ariko asubirana i Kigali ayandi madolari aragenda avunjisha. Amaze kugenda mukuru we nawe, wumve n'ukuntu burya n'abantu bakora ibyaha batizeranye, ayakura hahandi bayahishe bumvikanye, aragenda ayacukura mu nzu iruhande rw'umusarane rwa toilette, abariho ayahisha, niho twayakuye. Mwibazwa ryabo rero babanje kubihakana, nk'abandi nk'abantu benshi bakora ibyaha babanza guhakana, ariko tugerageza kubereka ibimenyetso nuko yayatwaye. Mukuru we ari witwa Bihira bake, uyu witwa mukuru we Bihira bake ageraho aravuga ati abwira abagenzacyaha ati reka banze mvugishe murumuna wanjye. Aramuvugisha amubwira umva rero sha Bihira bake, dore izina ni ryo muntu, ntabwo byaduhiriye, reka dutange amafaranga y'abandi. Noneho bemera kuyatanga.
nyuma y'uko babonye ko n'ubundi nta nzira na nkeya. So ubutumwa rero dutanga burajyana n'uburyo abantu dusaba ko abantu bakwirinda. Hari ibyaha bishobora kuba byakwirinda, birashoboka. Hari ibyaha ubu butumwa abo tubugeneye niba bufata bakabugira ubwabo, hari ibyaha bakwirinda. Icyaha cya mbere, hari ibyaha bikorwa kuko nyiri gukora icyaha yarebye ku jisho wagiye kugikorera, nubwo inzego z'umutekano zihari zikora, nubwo inzego z'ubugenzacyaha, nubwo inzego zishinzwe kurwanya ibyaha zihari zifite ubushake ubushobozi bwo kubirwanya, ariko hariho ibyaha byakwirindwa. Mu byakwirindwa rero harimo nk'ibi ngibi byo kuba umuntu ashobora gutwara amafaranga ya cash. Ubwo ni ugushishikariza abantu kugana iyi gahunda ya leta ya cashless, aho tuzajya duhererekanya amafaranga mu buryo buba bwaragenwe, za bank transfer, za momo, uburyo butandukanye, kuko gutwara cash ni ibintu byongera ibyago byinshi. Navuze nti nubwo inzego zihari zirwanya ibyo byaha zihari zishoboye, zifite ubushake n'ubushobozi, ariko still hariho abantu bagifite wa mutima. Uriya mwana uyu Mbonigaba wibyaye amafaranga, twaramaje se ujye kuyatera, wumvaga utekereza iki? We ubwo aratubwira ati ubu ngubu rwose ndumva mbabaye, mfite akababaro, nahemukiye mabuja, yaranyizeraga. Urumva rero cya cyizere nicyo, wizeye umuntu nibyo uramwizeye, ni byiza kwizera umuntu, ariko nyine turinde ibintu nk'ibyo ngibyo byatuma dushobora gutwarwa amafaranga yacu muri ubu buryo. Ariko nanone ubutumwa turabugenera aba bantu bumva ko bashobora kwiba cyangwa se bashobora gukora ibyaha, bakumva ko bagenda badafashwe. Nawe ubwo yaravuze ati buriya numvaga ntazafatwa. Ya mafaranga yafashe yaragiye yapfusha ubusa. Iyo mvuga gupfusha ubusa, we ubwo arabyivugira, yaragiye, hari n'ibyo umuntu atinya kuvuga, ariko kubwo kugira ngo wenda isomo riboneke umuntu arabivuga. Anywa inzoga ngo arishimisha, agura abakobwa ngo ntiyibukaga ayo yabahaye, yakoragamo gusa akabahereza. Abo buri umwe yarafite umunsi we. Abo bose babakeka ko batazafatwa. Icyo tubabwira nuko inzego zirwanya ibyaha zirahari, turabishoboye, ubushake turabufite, ubufatanye n'abaturage turabufite, ntaho bazahungira. Umuntu rero wese ukeka ko yakora icyaha akumva ko yabikira aribeshya. Byanze bikunze abazafatwa. Ngira ngo wenda uyu abari n'umwanya mwiza wenda twatangiraho ubundi butumwa. Iyo twahuye namwe tubonaho umwanya wo gutanga ubutumwa butandukanye ku bintu bitandukanye mu buryo bujyanye no kwirinda ibyaha. Nk'uko navuze, abaturarwanda bose nituyoboke gahunda za cashless, tureke kujya dutwara amafaranga mu ntoki ashobora kuduteza ibyago byinshi. Hari ubundi butumwa ngenera abacuruzi ku buryo bw'umwihariko. Muri no minsi turi kwakira ibirego by'abantu babeshywa ko bishyuye amafaranga batayishyuwe. Hakozwe iki? Umuntu agira gutya akavuga ngo ngiye kurangura kwa kanaka, akajya abanza akamurangurira ibicuruzwa, akamubikamo cya cyizere. Amara kumubikamo icyizere, noneho akamuhamagara akavuga ati mverishije amafaranga kuri konte yawe, mpakirira ibicuruzwa ibi n'ibi. Akagenda akaverisa nk'ibihumbi 3, akabona ya borodero. Yamara kubona ya borodero, akagenda kuri computer borodero akeditinga, akongeraho nka 3 cyangwa se 3 30. Yarangiza ya borodero akayifotora kuri WhatsApp akohereza umucuruzi nawe akamupakira koko akabijyana. Turasaba abacuruzi ko bajye bashishoza,
nibyo wabonye ya bordero ariko ntibihagije, baza no kuri banki yawe niba ayo mafaranga yagiyeho. Umuntu aribwa ugasanga umuntu babimukore inshuro 3 ntarajya kuri banki kuverifya ne ya mafaranga yaragiye, ugasanga bamutwaye nka miliyoni 60. Ibyo abantu bashishoze, kuko abantu barihisha muri icyo cyuho cy'ikizere. Kwizera ntabwo ari bibi muri business, kwizera muri business ntabwo ari bibi, ariko ikizere kiraza amasinde se ntabwo ari byo. Hagomba kubaho amakenga. Ubwo n'ubutumwa tugenera abacuruzi. Turabona ibindi birego by'abantu bari kwishora mu bintu bya Lambert. Banki Lambert murazizi. Iyo hari umuntu wambaje ngo banki Lambert ngo ikorera hehe. Izo ni imvugo zo hanze murazizi, zo hanze. Ariko banki Lambert ziri gutera ibibazo hanze. Ziri guteza gukoresha impapuro mpimbano, ziri guteza ibyaha byo gukoresha banks chèque sans provision, chèque zitazigamiye, ziri gukurura n'amakimbirane yo mu rugo. Kuko turabona ibintu by'abantu bitezwa cyamunara, turabona inzu yari ifite agaciro ka miliyoni 100 ngo umuntu yayitanzeho Lambert, utanga inzu y'agaciro ka miliyoni 100 ugatanga Lambert bakaguha miliyoni 30 gute? Nicyo ugiye gukemura. Noneho za nyungu za Lambert zitaba ngo 30%, uba ucuruza iki? Ibyo bikarangira inzu yawe igiye kuri miliyoni 30. Ibyo rwose ubutumwa mubabwire. Banki Lambert muzivemo, ziratera ibibazo biteye ubwoba. Ibyo bibazo byose navuze. Kandi buriya naba abantu babakiriye banki Lambert ntuko bose ari abatagatifu. Kubwe wananirwa kwishyura yanzu ya miliyoni 100 akayitwara kuri miliyoni 30 yaguhaye. Ubwo butumwa mubabwire, kuko biri gutera ibindi byago, biratera ibindi byaha. Abishora mu byaha rwose bo ubutumwa nabo mubagezeho kw'inzego zishinzwe kurwanya ibyaha zidasinziriye. Ubushobozi burahari, tuzagumya tubirwanye, ntabwo tuzatezuka. Ubwo butumwa mu butagerezeho. Ngira ngo niba hari ikindi kibazo mwaba mufite nabaza, kugira ngo wenda nawe agira icyo ababwira, agira ubutumwa yatanga, cyangwa yabanza akagira ubutumwa atanga, sinzi. Wenda twamubaza. Yego. Murakoze. Nitwa Peter na Nikira Tarifa Rwanda. Ibyababayeho nkamwe mwabikuye muri Yesomo, ni iki mwumva abandi banyarwanda cyangwa abanyarwandakazi bakagombye kwitwararika kugira ngo batazahura n'ikibazo n'icyo mwagize? Nkuko afande yabivuze, isomo rya mbere twirinde kugendana amafaranga menshi, dukoreshe cashless. Hari amabanki, hari za momo. Nkuko uwanyibye yabivuze, ndamugiriye icyizere. So umuntu ni umuntu, ashobora kubona ibintu bikamushuka kuko ayo mafaranga atayafite, kuko afite ibintu byinshi yakeneye, akumva yinakeneye gufata ya mafaranga. Kwizera turizera, ariko ntitugatange icyizere kirenze. Murakoze Joseph Busi. Nagira ngo maze icyo ushingiye kuri icyo cyizere wavugaga mu buryo burambuye, ni icyizere gute? Ni ugufata ahantu ugakinga kugira ngo abantu babyumve neza, kuko hari limite umukozi aba afite, ariko wenda wowe izo limite wazirenzeho byanyanze. Ntabwo ari uko izo limite nazirenzeho. Icyizere navugaga nyine, nimba ari umukozi ni umukozi, ariko hari igihe abantu tugira impuhwe nyinshi bitewe n'abantu ukoresha uko bameze, ukumva umugiriye impuhwe, ugakomeza ukamugira icyizere, ukamufasha mu bintu byose umukorera, bikageraho ufite n'izindi nshingano, bikaba ngombwa ko ugenda mu bindi ugomba gukora, ukamusigira aho hantu.
ntugire impungenge uvuge ngo reka mpamagare abandi baze bahasigare cyangwa iki, kuko wamugiriye icyizere cy'uko ushobora kumusigira ibyo bintu akabikora hamwe. Nitwa Ruti Rwanda The Future TV, nashaka kugira ngo he icyizere abantu ku kijyanye no gutanga ikirego iyo umuntu yagize ibyago nk'ibi ngibi. Ko nkawe watanze ikirego mu gihe kingana iki kugira ngo wizeze abantu ko iyo batanze ikirego vuba ibibazo byabo bikemuka? Okay. Ikintu by the way ndanabashimira cyane. Mbere na mbere ndashimira igihugu, ndashimira inzego za leta. Njyewe nkimara kubimenya nahise nza kubivuga, baranyakiriye, ndamushimira cyane ko yaranyakiriye neza, aranyumva, ndabivuga byose uko byagenze. Byarashobokaga ko ntaza kubivuga muri icyo gihe, akaba yagenda bakamushaka bakamubura, wenda atakiri mu gihugu yaragiye, ariko bitewe n'igihe wavugiye icyakubayeho nabo birabafasha kumushaka. Ubwo ubutumwa burimo no gutangira amakuru ku gihe, kuko iyo utangiye amakuru ku gihe bifasha inzego gushaka wa muntu. Hariho ababitinza, uko utinda niko ujya mu byago byinshi byo kuba amafaranga yawe cyangwa se ikibwe kitaboneka. Nk'uwo nguwo hari ayo yafatanywe n'ubwo amwe yaramaze kuyangiza, urumva agenda, ariko harayagarutse, kandi yagarutse ngira ngo ni nka 99% ayibwe niyo makeya, ayo yangije niyo makeya atabashije kugaruka. Ngira ngo wenda hari ubundi butumwa natanga, kuko twahuye n'ubundi n'umwanya wo kugira ngo tuganire. Reka mpe ubutumwa abantu muri iyi minsi mbona bakoresha imbuga nkoranyambaga, kuko mbona muhari n'ubundi namwe muzikoresha. Reka ntanga ubutumwa. Hari za YouTube channel muri no minsi ziri gukoresha ibiganiro abakobwa bicuruza, bakajyaho bakarata ibikorwa bakora by'ubusambanyi. Muri terme hano hanze zizwi ngo ni ibikorwa by'uburaya. Bakajyaho bakavaho bakabivuga ukuntu babikora. Muri make ushobora kubireba wundi ukabona ko bari kwamamaza ibikorwa by'ubusambanyi, bari gushimagiza ibikorwa by'uburaya. Ugasanga umuntu niyo content yahisemo, ugasanga noneho na wa wundi uri kubivuga ari gukoramo n'ibindi byaha byo gutangaza amakuru y'urukozasoni mu ruhame, kuvuga ibitera soni. Ngira ngo hari abo mubona, hari namwe abo muzi. Noneho bigeze naho bazana n'abandi bantu, bakazana n'undi muhungu, bakajya hariya akamukorakora, bagakora ibikorwa by'urukozasoni. Mumbwize ukuri nk'abanyarwanda, iyo niyo content dukeneye? Iyo niyo content dukeneye? Muri za pila zingahe mujya muvuga zitangazamakuru? Ubwo hari education irimo, hari uguhugura umuntu burimo mu bikorwa nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo bimaze kugera ahantu mu minsi muza kubona ukuboko k'ubutabera kubageraho. Bimaze gukabya. Mu minsi muraza kubona ukuboko k'ubutabera kubageraho. Ntabwo ibi bintu tuzabyemera, ntabwo tuzabitorera. Izo antivaleur zivamo ibyaha. Hari n'abandi basigaye bakoresha abana. Ukajyaho umwana akavuga ibikorwa by'ibyaha byamubayeho, ukibagirwa ko uwo mwana afite ahazaza he, ukibagirwa ko afite future, wangiza ukabishyira ku mbuga nkoranyambaga. Ntiwibuke ko uwo mwana ari victim, agomba kurindwa. Wowe uramutangaje, utangaje amazina ye, utangaje isura ye, ibikorwa yakorewe. Ntunamugiriye n'inama yo kugira ngo ajye kuri RIB ngo atange ikirego. Izo nizo content twifuza, nizo content mubona zikwiriye abanyarwanda.
ntabwo ukuboko k'ubutabera kuraza kubageraho byanze bikunze, kuko itegeko ntabwo rijya rizemera kuguma rihonyongo, rizirwanirira. Izo YouTube rero zimaze kugera kuri level idashimishije. Ni izi ngizi, hari Five Guys TV, hari Muganga Rutebuka, Inkuru z'Urukundo, Funny TV Show, Kigali Magazine, Inzozi Guys TV, Kigali News 250, Ibanga Iwacu TV, Urusaro TV, Agasaro TV, Brain TV, Neo TV, Bucece Mugabe Show, X Large, Umutoni TV, Big Town TV, Harahiye 250 TV, Sawa Sawa Show, Umunezero Media TV. Abo bose baratangaza ibikorwa by'urukozasoni, baramamaza ibikorwa by'ubusambanyi. Noneho hariho n'abari gufatanya n'aba bantu basigaye babwira abantu ko ngo bafite imbaraga zidasanzwe, supernatural power, ko muri gufatanya. Hariho abaza bavuga baca mu nzira z'ubupfumu, hariho n'abaca mu nzira z'iyobokamana. Hariho bamaze ibikorwa by'ubupfumu bavuga ko bafite supernatural power, bavura ngo za ndwara mujya mwumva birirwa bamamaza. Hari ibirego tumaze kwakira by'abadiaspora n'abantu hano babatwaye amafaranga barayamaze, noneho bikarangira n'ibyo bababwiye batabibakijije, batabibavuye. Hariho noneho n'abari guca mu iyobokamana biyita bavuga ko ari abapasiteri. Biratangaje ibintu basigaye bakorera kuri kamera. Ndabarahiye izi YouTube channel ziraza guhemuza bamwe. Izi views nizo zisigaye zituma umuntu avuga ngo ni umupasiteri ngo ari gukiza